uzi wena naringiye kubivugira hano ntukigire umuntu ufite ibintu byinshi ubitse bro wewe uvuga ibintu ntabwo ibintu byinshi uza ahantu wagiye oya nari kukambyihorera ntukavuge no sense wowe uvuga ibintu birangira niba uri umunyamakuru wanyawe ufite ibintu bibitse bigaragara bravo ntugashekuza ngo ubeshya bagifata abantu na intimidating batera ubwoba nigga who the fuck are you man who the fuck are you okay so just give it the time brother nigga who the fuck man you nobody like nta muntu wa okay ndakubwiye nguhaye iminsi reka ngutege iminsi subiza ke John va kuri telefone kandi aziko ubu turi kumwumva niko bimeze Rwanda kuvugira muri mute niko bimeze urimo kunyumva niko bimeze ke John vayo hano ke John fungura mic yawe yewe wagiye he turi kuri RBA hafi yawe hafi yawe RBA hafi yanjye RBA icyo gice urimo kumva kibwire ngo iminsi bariye ku ntoki sinjya mpanura keza bimeze bite wabyumvishe gica waje mwana wikwepa ibyo nkubwiye ibyawe nawe mubivuganira ivu muri babiri hano tuganira ibyacu hano icyo kibondo ibyacyo ndabishyira ku ntoki keza twagiye nana bite sheri sheri bite byake umeze gute umeze neza ubuse muri Australia ntibukeyera umva yewe ije mu cyatuza yego ko ke John nuro ese sha buryo ugira uruhara ngo nombeshye mwana umva abantu bari hano simbizi nimba bigeze bareba ikiganiro Eminyawe yakoze ubwo twatangiye kuri watangiye kejo wakirebye kejo ni utakora yagikoze kuri nde ko ndi kujya niwe wakikoreye ndi kujya gufungura kejo nabwo se tukabisikana ongera ufungure kejo tafaka sorry njya kubona umuntu ngira broad twagiye Rose ngo byagenze bite witwa ngo ni warinda haryo mwabivuze Eminyawe shaka mbabwire ngewe sinkunda uburyarya wumva sinkunda imitima mibi kade uyatangira inkuru neza shaka yewe nagiye kubona mbona John urabufunzeho gato gahebeba we nagiye kubona mbona ikiganiro Eminyawe yakoze urumva ngo uburyo ngo Jihad ngo yamuhemukiye ngo uburyo Jihad ngo yamukoreye ubugome ngo hafi yuko ashaka kwiyahura ibintu byinshi yavuzeho umva abari hano sinzi niba barebye icyo kiganiro cyangwa ubwabyo Godfa sinzi ukuntu washyiramo urabona title ubwayo ukuntu imeze ngo yari yaracecetse ngo ibintu utamenye none ndabireba nibuka ibintu byinshi ndavuga se kubera icyo abantu ari indyarya mu minsi yashize Eminyawe yikoreye ubwe ikiganiro ari kuvuga ngo Jihad nta kibazo bafitanye sibyo mu by'ukuri abantu batumva ndi kuvuga gutya ngo bagire ngo yenda nuko nababariye Jihad ibyo yankoreye cyangwa se nuko nabyibagiwe oya ntabwo nibagiwe ibyo yankoreye cyangwa se ngo namubabariye ariko nanone ibibazo byabayeho twebwe twaraje turavuga ibibazo bimeze gutya umuntu yadukoreye ibi ngibi umuntu ari kubangama gutya like nyine twerekana akarengane turi gukorerwa sibyo noneho ndibaza ko iki wari uri kuvuga ko nta kibazo afitanye na Jihad amukoraho ibiganiro yerekana ko bari inshuti yerekana ko ari umubrada we abonye ari uko afunzwe
yarangiza bugacya akahita akora ikiganiro kimeze gutyo ngo umuntu ngo ntibigeze babaho n'inshuti na rimwe kandi afite ibiganiro avuga ngo bari inshuti ngo ntibabayeho inshuti na rimwe ngo yamuteye depression ngo yo kwiyahura ngo yamukoreye ngo ibi n'ibi avuga ubugome bwose Jade yagiye amukorera ndavuga ati rero we minyawe ibintu mwe mwagiye mukora umwe kuri umwe kuko yavuzemo n'ibya Yago yavuze n'ubugome bagiye bakorera Yago urumva bavuzemo ibintu byinshi nawe ati rero wa musore we ubwo ni ubugome ni ubutindi ngewe yenda tubyemere muri aka kanya nabo ndi inshuti na Jihad urumva ariko narabigaragaje kuki wowe nimba warakorewe ibyo bibazo byose kuki wazaga ukaduseka aho kugira ngo nawe utwungemo uvuga ati nyamara uyu muntu uko karahemuka sibyo werekane ko uwo muntu nawe yaguhemukiye ahubwo ukaba warindiriye ukarindira ko umuntu afungwa noneho buryo uri n'umwana mubi we minyawe nabo ndi butinye kukuvuga pe kuko wabyishyiriye hariya ku mugaragaro ari muri iyi minsi 5 bamara hariya mu bugenzacyaha I think nta kintu wavuze still wari ugikurikirana ubonye bamumanuye mageragere kandi n'ubundi ntibari bamukatira byo kumukatira ni iminsi y'agateganyo urumva kugira bacukumbure ariko uyisuza rwose umva uravuze pe uravuze kabisa wa musore uravuze urumva ikintu rero nkubwira Godfather nge impamvu bimbabaje ni iyi sibyo tutagendeye ko Jihad yenda yampemukiye urumva umuntu bita Eminyawe ngewe yigeze arampamagara nari nagiye guhostinga hari ku cyumweru arambwira ngo Keza nje ngo wakoze nambwa yego nje kugusapotinga ni muri ya minsi nagiranaga ikibazo na Muyango urabyibuka ndabyibuka twagiranye ikibazo na Muyango after 2 days ngewe nagiye gusapotinga Muyango hano yari yakoreye kuko twebwe ku kazi aho twakoreraga bafungaga saa 7 z'ijoro no Muyango hano bakoreraga Juru Park ariko ubu barahafunze bo barakeshaga kugera mu gitondo Emi aramamagara ambwira ngo aje kunsapotinga ndambwira ati nta kibazo sha ndishima ndavuga ati buriya muri showbiz twebwe ubonye umuntu muri showbiz imwe aje kugusapotinga nukuri urishima yabaje ngo agure yabaje ngo umugurire yabaje kugira gute apfa kuba yahageze pe nyine urishima ukavuga ati wow umuntu turi muri showbiz imwe nyine aje kunsapotinga urumva bateshaka mutegura aho wicara nategereje umuntu ndamubura urumva nta n'ikintu n'ubundi namwe expectingagaho uri kumva ko arono nimbagira n'amafaranga urumva cyatayagira rono ariko nta n'ikintu natangiye kumubaga oya ntago ndi kubaga Godfather nta kintu n'undi namwe expectingagaho pe urumva ariko just nyine kuba yahaba yarampamagaye ngahabe ubwabyo numvaga binshimishije urumva umusore ntiyaza bibaye saa 7 twe turafunga mbwira abantu twari kumwe nabwo kugira ngo dutahe urumva hari ukuntu nyine mwumva mukiri muri mood yo gukomeza mwinywera mwumva mutahita mutaha urumva ndabwira ati mureke tujye gusapotinga Muyango barambwira se kubona hashize iminsi 2 ugiranye ibibazo na Muyango nta kintu biri bwa affecting ndavuga ati reka urumva ndavuga ati nta kibazo none se si support tugiye kumuha kandi natwe tugiye no kwenjoyingira so ntacyo tugende turagiye tugeze Juru Park dutumije drinks noneho ngiye kubona mbona uriya Prophete Joshua aranyandikira ambwira ati waje ukansuhuza mbona hano yari yicaye ndagurukanye ngiye kumusuhuza njyayo hari table wanyuragaho mbere kugera aho Prophete yari yicayeho Muyango Jihad mitamasanga na Eminyawe ubwo nyirengaho ndayamusuza Prophete turavugana ndongera nkatangaruka none nsubiye aho nagombaga kwicara abantu bamvugirije induru Godfather mva Juru Park na hano hanini abantu bari hano barahazi urumva umva bamvugirije induru bamereza zabu uri kumva ziki ubwo sha arono nanjye navuze se mukabyara umwenda nambaye se uhise ucika akanya ndinyariye se like nyine birancanga noneho ngenda avuga ati reka mbahagarara imbere noneho ndebe reka mbabaze niki kiri gutuma mu nkomera urumva ndagenda noneho ndabegera mbahagarara imbere neza nukuri ko Imana barakomeza bampereza zabu naje
ababonsa twari turi kumwe baraza baravuga ati kubera iki mushaka muri guhereza mabujabu ibiki ndavuga ati mureke gukora kureactinga ngo murakare uri kumva nayo ndangije ndavuga ati murabona twebwe twaje hano tuje gusapotinga abantu uri kumva koko like ngiye ikintu nashaka guca ni kwa kundi ikintu cya mbere twe twapfuye na Muyango yavuga ko we atakorera ahantu ndi urabyibuka nongewe ndavuga ati reka ngiye mwereke ko najya ahantu yakoreye urabyibuka so noneho ndavuga ati nimukora reaction yariyo yose nyine ni violence muraba mukoze kubera ko ubwa mbere nitwe twabasanze ku kazi kabo sibyo akacu karangiye nitwe twabasanze ku kazi kabo ntago ari byiza rero ko muri bujye hakaba n'imirwano ntago ari byiza ahubwo mureke twigendere urumva bya bimeze nyine nko twagiye kubiyenzaho sha ubwo nsubira ahantu twe twicaye ngenda nababwira ati nimba abantu ngiye naje kugira ngo tubasapotinge bakaba bampereza zabu like ni ku mafaranga yanjye bati ngiye rero mureke ndagiye mwabantu baravuga ngo reka bose baze ndabyanga ndavuga ati hoya mwebwe ni mugumanga kuko n'inzoga twari tuguze ngiye nta umva ikirahure like nka champagne yabazanye nensomyo nka kabiri urumva ndavuga ati hoya mwebwe ni musigare ngiye ahubwo reka ntahe kubera ko ni ngiye nshobora gutuma namwe mubigenderamo urumva bati mwebwe have fun ndabasiga none mpita nibaza Emmy wampamagaye ngo aje kunsapotinga musanze mu bantu bari kumpereza like kuba atari buze kunsapotinga akajya mu kandi kabari that was okay sibyo urumva aho ngaho nta kibazo cyari kirimo ahubwo habayemo ikibazo n'uburyo namusanze mu bantu bari kumpereza no mu gitondo akora ikiganiro ngo Keza ngo baraye bamuhaye ngo Jurupaka umva abivuga arabishashiriza agera gute n'abajadi bagiye ndavuga ati nese uyu muntu kweri akakanya dupfuye iki ko ngiye yari yanyihamagariye ngashaka kuza kunsapotinga akakanya dupfuye iki rero nyine nagiye nkurura my image yose nagendaga mbona uri kumva nibaza uburyo rero ari we uje akabona umuntu ngo baramufunza akaba atatse ari gutaka sha numva birandenze n'ukuri mbona harimo uburyarya bw'indenga kamere n'ukuri pe sha yenda natwe ntago twavuga ngo jihad ngo buryo umuntu yakubaba reka ntanga urugero nk'ukuntu Emmy avuga ati yashatse kwiyahura kubera jihad sibyo kandi akarenga kavuga ko bari inshuti ngo yashatse kwiyahura kubera jihad ikiganiro yagikoze murebe kuri YouTube kiriho urumva akavuga ngo yashatse kwiyahura kubera jihad kandi akaba baririrwanaga bakorana ikiganiro mu gitondo kuri Isibo bakorera biki bagendana uwo muntu tuvugishije ukuri muri aka kanya akaba yavuze ngo uburyo batabayemo inshuti ngo uburyo yashatse kwiyahura umuntu washatse kwiyahura Godfa tuvugisha ukuri mukaba mugendana umuciye urwaho ntiwamuhitana tujye tuvugisha ukuri sha no kuri pe ntago wamurebera izuba kereka wewe ukavuga ati ubu turi kuvugana uri ku ruhande rwa jihad hagati ya Emmy aya masaha ufite uruhande rwa jihad hagati ya Emmy uyu munsi ndi ku ruhande rwa jihad ni ukuri pe buriya ni urugo ni ukuri pe kuri iyi side yo ndi ku ruhande rwa jihad kuko ntago umuntu yagakwiye kuba baragendanaga kuriya yagakwiye gukora ikiganiro nk'icyo yakoze ngo avuga amagambo nk'ayo yavuze ibintu yavuze n'ibintu bakoreye Yago sha umwe kuri umwe wahemukiye Yago abantu bakoze kuri 3D nk'abantu bane niriya ngo dynamic sha bose bazahura na karuma wabo nge Yago nta kibazo twigeze tugirana ariko baragiye bareditinga ibintu buriya Yago nge ntago tukivugana kandi nta kibazo twagiranye uri kumva nuza jihad baragiye beditinga ibintu kuri Instagram barangije barabipostinga ndavuga ati nowe ntago uyu muntu yaba ari Yago wakoze bino bintu urumva sha numva ndabaye Yago ndamwandikira nambwa ati Yago koko n'ukuntu nabaraga uri umuntu mwiza ibi bintu watinyutse urabikora ndakurakariye Yago ndakwanze ndabimwoherereza ambwa ati Keza iyo bawori inshuti yanjye ntago
yabonye inshuti yanjye ntago wagatekereje ko ibi bintu ari ngewe wabikoze uri kumva ndabwira ati none se Yago nshimye ko izina bajya barihindura nimero bazihinduye gute ubwo nari ntaramenya uburyo abantu kuri iyi si hari abantu bazi tekinoloji pe urumva ndambwira ati ni wowe Yago ndabyibonera neza na nimero rwose ndi kubyirebera yagarambwira ati uzi n'ikiza uzi n'ikindi Keza nyine yakoresheje urabizi ni umugande cyangwa nyine akoresha icyongereza cyane nyine hari uburyo yambwiye ati wapi kabisa mbabarira ibyo bintu uri kumbwira bullshit urumva yavuga ko yagukatiye Yago nta miyaga yarankatiye pe nanjye ndamukatira ambwira ati Yago ndagukatiye nawe kabisa sinenzi kuri umugome bigeze ahangaha ibyo bintu ni ibiki nyuma nagiye kubona nsanga ba Jihad bafashe nimero bafashe nuza screenshot ya nimero bajya kuri Instagram barabyeditinga hari ukuntu uhita wandika nimero zari ziriho ukandika izindi nimero ako kantu kakeditinga ukagashyiramo muri izo nimero na nimero zigahinduka bro narabize ati rero nimba ari uko gahunda zimeze nyuma ubwo na Yago twabrokanye namurakariye ngo ni umwana mubi urumva mbona banyereka nyine ukuntu beditinze ibyo bintu nyine shandumirwa mbura n'ahantu mera nsaba Yago imbabazi ndavuga ati ubwo nyine nasebye nakundi urumva ubwo uri kumva ni nkaho nagiranye ikibazo na Yago bitewe nyine na Jihad uri kumva kuko urumva nahise njya kuri side ya Jihad urumva rero Jihad bamukoreye ubugome bwinshi urumva Emi Jihad cyangwa Yago nako Emi na Jihad bakoze ubugome bwinshi kuri Yago nibazaho naze nkuko yemeye kwerura akavuga avuga ubugome bwose bagiye bakorera umwe kuri umwe nkuko ari kuzana kataka naza avuga ati uyu muntu twampangiraga ibi ahubwo ngewe ku giti cyanjye ndasaba imbabazi naho kuza ukiriza gutyo rero nshuti yanjye utarijije mbere cyangwa nimba ari n'ikirego ujye kugitanga uri kumva ko umuntu yakubabaje yakubangamiye urumva umuntu yakubabaje yakubangamiye ukarindira ko umuntu bajya kumumanura amageragero akaba ari bwuje kuvuga ibibazo byawe ntacyo dufatamo ngiye ibibazo byanjye nabigaragaje mbere Jihad yamanutse anabizi ko dufitanye ibibazo uri kumva aho rero nta kibazo ariko wowe wandyarya we Emi nyawe rwose ntacyo ntoramo ntacyo mfatamo yewe nibyo bintu nabonye birandenga Jesus dore Erika Keza ariko uyu Erika nawe azi byinshi Erika atiki Erika sinkunda makaroni Erika ndabona hari uwanditse Sunshine ngo yumvisemo amazina nk'ayawe mu mwandiko wa Emi ngiye n'ikiganiro sinakirangije bitewe n'ukuntu nababaye pe sinkunde nyine ibintu birimo uburyarya bwuzuye uburyarya ngo bumvisemo n'amazina yanjye ubwo ndi bujye kucyumva nkirangize abantu bose bahemukiye baze bavuge ku mugaragaro bavuge asabere imbabazi ku mugaragaro ubundi narangiza ibyo kurakarira Jihad kugeza aya masaha Keza uri ku ruhande rwa Jihad kuri ibi bintu mbonye by'intambara ya Emi na Jihad ndi ku ruhande rwa Jihad ngiye nago nakubeshya oya se kandi oya ngiye naho nkorega ngiye sinkunda uburyarya ahubwo nkunda nyine ubugome nose ko icyo gihe narakariye Yago he was my good friend ngiye nabonye nyine yakoreye ibintu bibi Jihad ndamurakarira kumbi bagiye barabifata barabyeditinga ko nemeye se kureka ubushuti bwanjye nawe kuko nari nabonye ko yakoze ibintu bibi rero Emi nawe oya Emi Emi ako Godfam menya aribyo ukibyuka utarebye icyo kiganiro reka nkubwire ikintu kimwe my friend Godfather I have no time for that shit urumva ariko se nk'uyu nguyu wowe uyu nguyu igihe waherewe nzengereza manuka gusa nakomeje kwihangana ariko ngeza ahantu numva binize anyway umuntu araza arakorogoshora ibintu n'ibiki mukore kuri iyo goro kandi muri mutapinga screen so listen to really pupe thank you
urimo kunyumva Lili Pupa ari hano ari hano mbonye amaye agatima oya senda kubujije erega riri nari biryo umva ejo we ntimwamuteye amabuye none se nimba erega ngiye kankubwire ngo wakoze amakosa nago wajukiriza amarira nk'ay'ingona bera bintu Lili yarakoze ngo yavuze ngo yakoresheje FBI none se ngiye sindi kuzikoresha ndakubujije iyo kesi ndakubujije musabe imbabazi mada nazo namusaba ubwo bazazinsa keza reka nkubwire suzi ko ngiye ntazi kunyura iruhande uretse gato uravuze ntacyo sheri umva nkubwiza ukuri kandi ukuntu kuri ngiye gukubwira sibyo suzi ko nunga abantu uzi ko najya mfata side ureba Jihad muri kuvugira none aha nasanga ibyaha bimwe bazamufunge nasanga arengana azagaruke ahabwa ubutabera ntabwo ngiye gufatanya njyanwa n'amarangamutima urimo kunyumva ngiye ntabwo njya mfata side that is me so imva ikintu kiriho ni iki wakoreshejwe n'amarangamutima wumva ufite agomba gufata side yawe twumvikane uzashake Lili umusaba imbabazi nanjye mbikubwire uretse gato iyo uje hano ugaragaza nk'umuntu yagakoreye bikomeye ugaturi kukarira ntabwo uzi image yabigiye gushyira kuri uwo muntu nk'umugome uyu mumama abantu hano baramuburinze nubwo twarwanye nabyo tukabihagarika shusho what you gonna do uretse gato what you gonna do uzafata umwanya ugende Lili umusaba imbabazi ntabwo Lili kuba urabona nk'ubu ngubu uri kubona ibingibi ukavuga ngo aya masaha urukurane rwa Jihad urukunyumva ndi kumva cyane Lili kuba yarafashe uruhande akavuga ati he is my friend the old friend inshuti yanjye ndabana nayo mu byiza no mu bibi urimo kunyumva still that's how to be a good friend urimo kunyumva ntabwo biriya bintu ari kubiryoza uriya mu mama ngo uzahangaha urira amarira nk'aya digidigi muri filime iyo kesi ntabwo turi buyumvikaneho ntabwo ngiye kubivuga sibyo byanatuzanye urumva ngiye kubwira tukanyureho ibindi turaza kubivugira mu gikara reka nzabunga reka Godfather niyo mpamvu nitwa Daddy I will make sure ko mbunze ariko ndakubwiza ukuri uzafata umwanya ugenda uramubye musaba imbabazi nazo namusaba ndakubwiza uzazimusaba utazimusaba nzakwanga ntarira nzagutera uzanyange nushonkera uyu mwanya nazo namusaba kubera ko ibintu bavuga neza ukomeze ngiye sinzi kurya imboga reka dukomeze rero nukuri kazi keza nkubwiriyaho nizira ryo nabambi kandi nanjye ndagusubije nukuri ko Imana ntabwo wansubiza gutyo gufunga umutwe tugende gato ikintu kiri mu murongo mwiza ndakivuga wowe umuzanye si wowe umuzanye rero ko nari mbonye amaye agatima ndeke kumushimira oya nta nubwo ngera nankorere kuri go basi uri guhereza haduyi wawe mpari gute ni gute umuntu wanga guteza abantu wowe uri haduyi wacu kwanza mu nkandeho uri kumva dukomeze ikintu kiranga mu mperezo nimero ya Emmy ikintu mvuga ni iki ngiki urimo kumva ikintu mvuga ni iki ngiki mwabantu mwe by the way mbibutsa ko umukozi w'Imana Apotre Akim murareba uyu mugabo afite igitaramo afite concert mujye ku makruza yanjye uyu muvandimwe afite abantu bari mu Bubiligi abantu bari mu Burayi Daddy woni Daddy kandi ay reka nzadusengere bombo clad na Daddy kandi Daddy uburetse gato so tugende gakeya rero tukiri aha ngaha abantu bari muri Belgique reka mbwiza ukuri mutangire umwaka mwishyira mu maboko y'Uhoraho mutangire umwaka mugiye mu maboko y'Uwiteka mutangire umwaka mugiye gusenga turi kumwe ibingibi mbere yuko dukomeze ritiku reka mabwire ngo nukuri mufati ya mbere abantu muri Belgique ngiye reka nze nkubwiza ukuri Godfather nanjye kibisi nanga umuntu ngiye naje gukora iperereza ndakurura urimo kunyumva umuntu kugeza ku Mana cyangwa kuyobora kujya gushaka Imana bro reka nkubwiza ukuri uragenda ukajya gushaka Imana uyu mugabo ahuza abanyarwanda hari ahantu hari urimo kunyumva akabwiriza ijambo ry'Imana mugende mwuzuye ijambo ry'Uwiteka ukuri ko kuri Emily ndaza gukora live zakora live y'umwihariko kuri Hakim nzakora live y'umwihariko kuri special kuri uyu mugabo I think even this evening ndakora live kuri uyu mugabo
ndaza kubabwira byinshi namenye kuri Hakimu. Reka ngarure ifoto y'itiku twagiye. Keza, ubu turi kuvugana niba uri kuntega amatwi neza, ubutumwa urimo kugenera uyu mugabo Emmy rero ba Emmy ni benshi sinjya n'ubu turi kuvugana wibaze ko ntazi sinzi gutandukanya ngo hariho Emmy nyawe hariho na Emmy original na Emmy Kinege ni bane nta Emmy original baho ntawe nzi babo babiri uretse gato Emmy Ikinege we ni inshuti yanjye no mu itangazamakuru. Hari Emmy nuwiherero ntandika Emmy Ikinege na Emmy nyawe na Emmy original. Ari Emmy original I think. Sembiza. Ha Emmy original baho. Nawe. Okay. So ubu ufitanye ikibazo nawe no uwuhe muri abo ngabo? Emmy nyawe. Wana nubwo dufitanye ikibazo ariko ibintu yakoze nabonye byuzuyemo uburyarya bwinshi cyane. None ati Jihad yamwishe yica rubozo. Ngo nuko yabivuze ngo yamwishe ngo yica rubozo. Bahuriye hehe niki cyatumye yaramwibasiye Jihad se nawe? Keza hari ahantu yavuze ngo yamusibiye n'ikiganiro ngo nimo Gose mwa bagore mwe ibyo bigana bafite amasangaye. Oya hari aho yavuze ahubwo ngo bamuhaye gift ngo bahaye gift Jihad ngo ayishyire Emmy ngo ntiyayimuha. Ngo umugabo ngaraza aravuga ngo gute ngo nkuha gift ngo ntunanshimira ati sihe gift ngo ishati wanagwaye ngo ya made in Rwanda ngo asanga ntayo yamuhaye ngo Jihad amafaranga yarayiririye. Umva yavuzemo ibintu byinshi yavuzemo iby'imiryango yabo umva yavuzemo ibintu byinshi. None se uburetse gati ikintu ngende kubabaza munsobanurire hano ndashaka kubisobanukirwa. Jihad ngo yaramwibasiye nawe yaramushumitse ngo Jihad we yagiye amuteranya mu babossi kuri 3D TV nako kuri The Dynamic ngo bamujyamo miliyoni nimba ari 30 na zingahe bazimwambura agenda amuteranya mu bantu agenda yamukoreye ubugome bwinshi. Oya se kandi barakoranaga bahereye kuri 3D TV bose bakorana kuri Jihad yakoranaga na Hakimu ubundi Emmy niwe wazanye Jihad. Noneho Hakimu umwe wagambaniye Jihad akamubamba. Yego. Noneho Jihad nawe yirukanisha Emmy. Jihad uretse gato Jihad ya Emmy yahesheje Jihad akazi. Yego. Hanyuma Jihad aramwirukanisha. Amwigisha nyine n'ibintu by'ingo by'itangazamakuru n'ibiki. Arangije Jihad rero we agiye kuri Dynamic nyuma aramwirukanisha. Baramubwira yaranabimwibwiriye ngo uko wanyigishije ngo uzagenda ushaka abandi wigisha. Niko Jihad yamubwiye. Jihad niwe wanjye. Iyi si urimo kumva uburyo bwo gufashamo abantu ngo dufata ngomba gukora ni nk'uyu muntu ni nk'ibi twakoze n'injoro. That's it. Nibwo buryo mfashamo abantu. Naho kuza ahangaha niyo mpamvu I have no friend. Namwe muri ahangaha hano nta nshuti yanjye irimo nta n'uwo nkunda kurusha abandi murakicwa n'uburoro. So wowe aya masaha agahinda ufite hanyuma wowe wabikurikiranye nawe uti justice to Jihad mbeskwata uri wowe kugeza aya masaha noneho ndebera mwoga twamwe none se Keza ukavuga ko ibingibi byose biri kuba haba hari gukorerwa ibinyoma Jihad ari niharabika riri kumukorerwa nta byabaye. Ntiwitiranye ibintu. Urabona abantu hagati yabo bo babiri nk'umuntu bazi hagati ya Emmy na Jihad sibyo yewe ikintu ntakunze koko nimba nubwo bugome yarabumukoreye kuki yarindiriye imyaka yose akarindira icyo gihe cyose atamubwiye ati wankoreye ibi bintu tubiganireho warampemukiye cyangwa se agenda akora icyo kiganiro ko yafunguye YouTube channel yiwe yagakwiye kuba yarabivugiye kera hose kuri YouTube channel yewe kuki yarindira icyo gihe cyose akaba noneho aje kubivuga ari uko umuntu afunzwe. Ngiye icyo kintu nicyo ntakunze akaba ariyo mpamvu natekinga side ya Jihad ariko mu bindi byo Jihad yagiye akora ntabwo mumushyigikiye nta nubwo ndamubabarira abantu bataza kwitiranya ibintu ahubwo nuko narebye nkabona ibyo bintu
byuzuyemo iki uburyarya, ariko ibindi byo byanjye nawe cyangwa iki ntabwo ndamubabarira ariko nawe sinabona ibintu bibi ngo ndeke kubivugaho. Ibintu Emi yakoze kuki atabikoze mbere hose akaba arindiriye umuntu bamumanure, kuko yavuzemo ibintu byinshi kandi byumvikana nyine ko ubundi ikintu cya nyuma yavuze, ikintu cya nyuma ni ukwiyahura cyangwa ugapfa buriya, sibyo? Undi ashatse kwiyahura, nimba umuntu yavuze ngo yatumye ashaka kwiyahura kandi baririrwanaga bagendana, sawa nyine yashatse kubera iki kuki atamubwiye ibyo bibazo byose cyangwa aze hano no kuri cano yiwe avuga ati Jihad uranzonze uramunze bimeze gutya. So ikiriho ni iki ngiki, urumva kugeza aya masaha uwo ngo niba abo ngabo hano hari ibintu bavuze Godfa, yego ngo mbere yari afite ubwoba bwo kubivuga ngo ko Jihad yari agifite power. uzarangije aravuga ngo ubwo ari iriya nta nubwo ikiganiro bagisiba. uretse gato ariko uzi ko urumva ibi byose ni ingaruka zo kutagira content. urimo kumva ni ingaruka zo kutagira content, ariko nk'umuntu ushaka ko media yaguka, nk'umuntu ushaka ko izi YouTube, niyo mpamvu urabona nk'iki kiganiro utanze keza hano, nk'ibi bintu uvuze iyo opinion utanze hano, nk'ubu YouTube event bugiye kurya. Ariko ntabwo rero nshaka gusangira inyanya n'inyoni, niyo mpamvu Godfather navuze ngo ntabwo nzakora njyewe buriya YouTube channel yanjye ntabwo nayishyira mu Kinyarwanda, ntimuzigera mumenya niyo ariyo, kuko mwese irabakubye. Njyewe buriya nzanababwira ko nta bya YouTube nzi, ariko ibaze ntabwo ntari amafaranga ya YouTube nyine. Niko yego nyine yewe ndi mu bantu bakoze ama YouTube mu myaka ya mbere, urumva, ariko nta munsi n'umwe uzigera ikora content mu Kinyarwanda, n'ubwo uzigera umva nta n'inkuru yo mu Rwanda izigera ishyiraho. So mukomeze nyine mushondane aba bana rero. Murabona ukuntu ngo yavuze ngo yazana, ngo yamubwiraga ko yazana iby'umuryango we, bisa rero ubwo nkaho yamuteraga ubwoba. Nimba ubwo bwoba yaramuteye kuko ikiganiro sinakirangije, nimba kuko yabivuze ko yavuga ko yazana iby'umuryango wiwe ngo yatandukanye n'umugore n'ibiki, aho ngaho ho yaramuteraga ubwoba. Emi nakugarukira uretse gato, ariko akabaye waranitabaje. Njye sinjya mvugana n'umuntu nkundi y'umuntu ahari, urumva emese y'amasaha bari mu kazi, ema bari haya masaha, hagire umuntu umpera kino iyi live ngireka nze Emi azi, hagire umuntu umpera Emi iki kiganiro, mumpere Emi kino kiganiro, ndabona atari live. None kugeza aya masaha uremera ko umuntu ashobora gucukurira undi akamutaba ahantu atazi? Niba kugeza amasaha turabyemeranya? Niba uvuga ko nani Yago yagambaniwe, uremera ko na Jihad ashobora kugambanirwa muri biriya birego 6 byose bishobora kutaba ari ukuri? Niba uyu nguyu ashobora kuza agasuka ibingibi hano ukavuga atari ko ndumiwe abantu muri babi, uremera ko na Jihad nk'uko Yago yagambaniwe bakamukorera ibyo bintu, bakamucurira ibyo byaha, uremera ko na Jihad byamukorerwa? Uretse gato, ikirego cyawe kikaba gifite ukuri, icya Nana uyu nguyu turi hano kikaba kidafite ukuri, cyangwa icya Nana kikaba kidafite ukuri, nako gifite ukuri, icyawe kidafite ishingiro, ari amarangamutima cyangwa ari ubugambane bwa Emi, byose birashoboka. Uzi impamvu nkwereza itandukanye? Iyo mpamvu rero niba kugeza amasaha manza wumve, iyo mpamvu niyo ituma mvuga ngo Godfather nk'abaganda, yewe nka Godfather mukunyumva bro, niyo mpamvu ngiye nka Godfather ntabwo njya nizera amagambo umuntu avuze, ahubwo nisunga itegeko. Tubyumvikane neza cyane. Ibi bintu mubamo hano, muri ibi bintu abantu bagira ubugome budafite ikintu bushingiyeho, urimo kumva, bagafata umuntu bakamwambura kositime bakamwambika akabumba amagara. Niyo mpamvu iyo ngiye gushora intambara nyishora nemye. So kugeza aya masaha rero
reka tuzane Emi ahangaha kangira ikintu nongeraho. mumpamagarire Emi ku bantu bari i Kigali ibingibi ubimubwire vis-a-vis sinzi uko niba kubyumva umva ikintu ngende nca kongeraho sibyo aya magambo uvuze nuko kuri uvuze urakubwira Emi ahari ndabimubwira umva ari nacyo kintu wowe ukoze uvuze cyiza sibyo buriya twebwe ushobora gusanga nko mu makomenti bari kwandika ati ngo yashatse kumutera ubwoba kuri famiye yiwe sibyo ngo azayishyira hanze ko bashyize abadebeni hanze ko bashyize abandi hanze twebwe rero ntabwo ibyo twabimenya niyo mpamvu aka kanya ndi kuvuga Emi yaza kuba yarisunze itegeko sibyo kuko bo ntabwo bagenzwa n'ayo marangamutima yacu oya bo baracukumbura bakamenya akantu ku kandi urumva bakamenya aha hantu uyu muntu koko yaragambanye uyu muntu yakorewe ibi byaha bimeze gutya na gutya rero kuba ataragannye inzego akaba ahubwo aje akavuga ibi bintu aka kanya Jihad banamufunze ntiyagannye inzego ntiyanabivuze hakiri kare umuntu batari bamufunga nawe aze agira icyo abivugiraho kuko hariya nta mikoro ihari ngaraza nawe aratangaho nuza verisiyo yiwe sibyo yagakwiye rero kuba yarabivuze umuntu agihari akagira icyo abivugaho cyangwa se akitabaza amategeko nkuko yenda bamwe n'ubundi bitabaza amategeko nimba ushobora kuba hari ukuntu ushobora kumvugiriza akagoma burya nubana akavugije ntuzagira ngo niko ntakavuze itaye mujya witegura ko nanjye hari umunsi ushobora kuzicana nkakavuze ahagaragara cyangwa hatagaragara hari ukavugiriza mu mutima ariko nkabanje kukavuza yego uretse gato ese ko Jihad bari kumubaga ariko Rwanda gafaranga atakagomba kanje Jihad yamvugirije ndi kukavugiriza mu mutima rwasabe rukoritiku umaye ariko Rwanda reka mbabwiza ukuri nzabana namwe mbihisha uwo turwana uje nanjye nzajya mbavugiriza akagoma ko mu mutima kinyuma y'ifoto ngo wiriwe dutegereje Emi ndari guhaye dutegereje Janine none agiye kutubaga sheri ibiti Janine mfata ijambo bebe ntabwo yesi imbaga nabyuma ngira ke okay shusho ariko ubu ngubu abantu muri hano hasi 600 mwakoze kuri yo goro nabasuhuje mwese nibaze ko mumeze neza ntabwo ntashyira ikongeraho goro yambaye ubusa ese urumva iyo ntashya bivuye ndaje ngo kandi aho Benoise bombo klati yego karakabwana twagiye bo ikintu nje kuvugaho nakantu nje gukorotiraho gatoya kubyo muvuze kuri nuza kuri uriya muhungu wakoranaga na Jihad uravuga Emi oya ndavuga nuza Okim ni umugambanyi oya ndakubwiza ukuri Godfa ntago ari umugambanyi ntago yagambaniye Jihad yarabikoze ntago yabikoze ndakubwira bakura oya ntago wambwira nta kintu na kimwe ndusha Godfa nukuri kwimana kuko mfite amapumbu ntayo ufite Godfa reka nkorotira ako kantu ntago yamugambaniye yatanze temwe nkuko abandi bose bazitanze kandi yatanze nziza urumva ntago yigeze agambanira Jihad urumva kuki yagiye kuvana telefone bari bahishe mu muceri byamurebagaho iki Godfa ntago turi bujye muri details none kandi bambwiye ko nerega none sirumbe ngewe urumva iyi nzego zigusabye ati iki kintu yatwemereye ko ukiduha niwe yagisigiye urumva ntago urwana n'amategeko Ukima agomba kuzabivuga Ukima agomba kuzabivukiraho umucyo kuko amakuru mfite kubivuga byo Okimu ntago ubu ngubu araba yahungiye i Bugande yasubiye mu Rwanda Kigali rwose Okimu ari Kigali nta yagiye yego rwose yicaye i Kigali so urumva rero ikintu nshaka nuko utagomeza kuvuga ngo yateranyije Jihad ngo numugambanyi wa Jihad ndabaza zira telefone bari bashyize mu muceri kubera iki yagiye kuziza umuntu mukurikirana umunsi ku wundi numuvandimwe wiwe kubera iki yagiye kuvana imodoka yari kwa ari yakura akajya kuyivanayo Godfa ayo ngayo ibyo ni amakuru y'ibihuha ufite ntabwo ari amakuru y'ibihuha nukuri ni ibihuha
n'ibihuha, ibyo nkubwiye n'ibihuha. Okay, dukomeze ikiganiro tugaruke kuri Eminyawe bari buvugaho. So uwo rero we rwose mbabarire rwose icyo kintu mukigire clear, ntago nuza yateranyije Jihad. Sawa nyine. Tugaruke kuri ntuza rero. Garuke kuri iki kintu rero cya Eminyawe. Eminyawe harya ngiye mujye munanyibwa nyibutsa. Eminyawe ndi kureba nimero ye. Uyu nguyu yari inshuti yanjye zamani, ariko uyu muhungu ni umutekamutwe. Oya se kandi. Ni ukuri kw'Imana njyewe ubwazi inzobe, uyu muhungu ni umutekamutwe. Uyu muhungu hari n'umuntu twafatanyije tumwoherereza amafaranga kugira ngo ajye gucyura umugore we. Amafaranga umuhungu yakubita umufuka. Eminyawe naza hana bisobanure. Urumva uyu muhungu kuba agize gutya akazamuka nibyo kaza yavugaga, akaza kuri kamera, ntagiye muri RIB ngo nawe atanga ikirego nk'abandi, akabaje kuri mikoro ziwe. Uyu muhungu arashaka gucuruza ibi bintu arimo gukora ni ibintu yagiye yicara arabanza arahimba. Urumva araza aravuga ati reka nze nanjye ncururize kuri Jihad, cyane ko banakoranye n'umuntu babanye. Urumva so uyu nguyu icyo arimo gushaka n'ubucuruzi, kandi uzaba ureba Jihad Imana idufashije agasohoka, uyu muhungu yaba uwa mbere kujya gupfukamira Jihad agasaba imbabazi, kubera ko ibi byose yamuvuze. Uyu Eminyawe hari byinshi Godfa nkweretse nuza word limit yanjye, uyu muhungu yaseba, ahubwo nagabanya umunwa kubera ko ibyo ari kuvuga wasanga ahubwo ari we wabikoze. Urazi inshuro Jihad yamusabiraga imbabazi kuba diaspora, akavuga ati man uyu ni umwana ukiri i Kigali, arimo arihiringa, arimo arazamuka, ni ukuri mumufashe ahubwo mumusupporting. Ni muzi imyaka maranye na Jihad se, aba bose ndabazi, narakoranye na bibiganiro zamani, murabyibuka guturuka ryari dukora dufite tuki muri ibi bintu byo gufasha. So uyu Eminyawe rero hubwo nge namubwira ngo nagenze make. Iyaba uyu muhungu impamvu mvuga ko ibi bintu avuga ari ukubeshya Godfa. Urumva umuntu wavuze ngo Jihad ngo yamuteye depression ngo kugeza ku rwego rwo kumva yanakwiyahura. Urumva ibyo ni ibintu biba birenze, uhita witabaza iki inzego, sibyo? Kavuga ati ndimo ndahohoterwa, cyangwa se ndimo ndatotezwa, cyangwa se uyu muntu arimo arankanga kugira ngo wenda hari ibyo muzi hashaka kunkanga akoresheje yitwaje umuryango wanjye. Urumva inzego zacu z'u Rwanda zirakora neza. Urumva ntizamufasha se, ariko we noneho kugira ngo ajye muri RIB agiye kuri kamera, none sanga kuri YouTube ni muri RIB aje kubitubwira se ngo bitumarira iki? Of course arashaka gucuruza, nta kindi namuvugaho ari kuri yawe navuga do akakareba inyuma nanjye ndavuga ndazana n'ama screenshot. Oya se ariko nibyo yashakaga, niba ari gucuruza mugiye kumufasha gucuruza nyine. Ntacyo turamufasha gucuruza, ariko nawe arahasebera.